twagiye green lodge twebwe nta kindi kintu kitujyanye ari amakuru gusa koko barashwanye icyo ni kimwe gushwana byo barashwanye urumva twasanze koko barashwanye gushwana byo barashwanye bahitamo no guhindura uko bakoraga baguhindura umunsi umwe afata umunsi n'undi afata undi ngo bapfuye iki rero buriya abantu babanye yewe hakazamo n'ibintu by'abagabo hakazamo n'ibiciro ibyo si cyakubyijandika ndetse buranateshe agira anniversaire Muyango yarahageze ariko ntigeze yinjira ariko ntago yabavugishije ngo yahise yigendera abakobwa nyine babana ku bintu by'ubusa bagapfa n'ibindi by'ubusa niba barwaye indwara yo kwerekana yuko bakunzwe cyane n'abarwaye indwara yo kwerekana ko bitaweho usanga umuntu agira anniversaire agahera mu bantu bose baziranye abohereza ifoto ye ngo baze kumupostinga nanjye ndabyanga sinabikora ejo Keza yagize anniversaire ninde wapostinze ni buri kantu ejo Diana yagize anniversaire ninde uri murajya muri comment ngo happy birthday shu urashaka gupostinga rimwe na rimwe nifite n'umukunzi ugasanga yanafuha kuki nyine haraba wapostinga umuntu kugupostinga wagize anniversaire hari abantu barwaye indwara gwe kumva yuko ngo bapostingwa n'igihugu cyose bagize anniversaire none byakinge ngo uri umusani ngo umupostinga nyine yumva yuko nyine kuba uri umusani muziranye ni ngombwa kugomba kumupostinga amwe murakabije nako Muyango na Briane bapfanze noneho rero ngo Briane ngo yakoze ikosa cyane rikomeye ngo ryo kwizera neza yuko Muyango ari bureke udufaranga two kuririra umwana wa Green Hills ngo yarangiza ngo akatumufetera anniversaire ngo niryo kintu cyonyine Muyango yatekereje agahita abwira Briane ngibyo bintu biri mu bintu bigukotoje cyane noneho kugira ngo nabyemere ngo Muyango yahubutse gake gake nawe abwiye nawe agishije inama urumva areka baranakabye ngo yesa afataga gahungu ko DJ Trick aramubeshyera cyakora nanjye sinzigera nshaka akagabo ntege kambera ngo cahango gata ira bintu bituma umugore birangiye agize depression so rero iyo mbonye umuntu nka Benda nkabona umuntu nka Patino ebana umaze imyaka myinshi cyane mwibi bintu ariko ataramenya uburyo babibyaza umusaruro ari ahasakumba 200 ejo akora 5 ejo bamuha umuceri ebana mitamvugana uyu muntu niyo yigira mu kiyedi kuko nubundi dora acaka kubaho nk'abayedi nukuri kw'Imana eka nkwereke rero noneho urugero rwanya rwo rufatika iyo video Benda yarayisibye bura rububwa ukana ama video Prophet Joshua azakoresha avuga ngo afasha abana b'abanyarwanda kandi ari yabivuga no mu itangazamakuru ngo ngiye gumfasha abanyarwanda yirirwa bivuga abafasha kubasebya nyine umuntu utinyuka kuba yaza mu itangazamakuru mu Rwanda akavuga yuko yafashije umuntu ngo yamwishyure miliyoni 30 abantu basebya u Rwanda uko bashaka kwifashira zira video bavuga ko mu Rwanda hari inzara kandi nanone ubucucu bw'abantu bumwe nese umuntu niba bamuha internet igenda neza bakamuha amahoro agenda neza bakamuha uburenganzira bwo gushutinga akaba yashutingira hano mu rugo agakora content agakora nashaka no mu muhanda ibyo bintu abandi bari kubikora bakabyaza amafaranga uwo muntu bifite ntabyaza amafaranga inzara ikamwica najya gusabiriza kwa Joshua bazavuga ngo u Rwanda ngo abaturage bishwe n'inzara zikabera byatuma nugiye kubagise byati urubyiruko nibyo koko nta kintu rushoboye none abafeministe nabemeye bafite mbara reka dukomera amashyaka feministe abafeministe rwose kwensoro murahagarariwe cyane witwa Jori rwose presidente wa Jori from zero to hero nta mugabo n'umwe apfukamiye nta wahaye ibinyoni ngo ibintu abikore ajya muri Miss Rwanda arihiringa avayo ajya muri Miss East Africa akoresha abadamu arazamuka agagushirayo agura imodoka nziza cyane ayanga gushirayo akukumba amafaranga yose akuye mu bintu bya side hustle abantu baba batavugaho rumwe ariko bitari uburaya arangije ahita yubaka inzu nk'iri abafeministe ngenda bene murahagarariwe bira bintu kubikora nta mbaraga z'umugabo zirimo nicyo kintu cyonyine cyerekana yuko nawe wabikora kwanyokari wabikorera abikorera ngaya ngurabona ngaba yatanze
umusuwagege wowe ntuwufite wowe ntuwufite nawe urufite wowe icyo nibuye ufite kukumva noneho nibyo ndi kubabwira nubwo joni njye biriya bintu yabikora akoresheje umusuwagege nabwo yaba ari umuhanga muri byo ngo nawe ngo yabyose mu gitondo ngazana ngo the choice ngo nanjye inzu yanjye ngo musa nkaho muri kuyiyibagiza ngo kandi ibintu ngo nabikoze kera cyane ari yakuru namaze kubona icyo miliyari ikora harimo uwabeshye hari miliyari imwe y'amagande miliyari y'amakongomani bitaza guhura buriya miliyari ziratandukanye buriya miliyari y'amazimbabwe na miliyari y'idolari 5 kuri kw'Imana yabitanga mutesi joro buyajya ku mwanya wa kangahe mu bakobwa b'i Kigali se hari undi hari undi ubasha kumenya reka ngusoza kandi nkwifurize ibihe byiza kurikirana ibiganiro bya Iminyawe Empire nizere ko umeze neza cyane nizere ko aho uri hirya no hino ku isi uri amahoro Imana ikomeje kurinda kandi ikomeje kukwitaho cyane 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 nicaranye n'ababosi babiri buri kantu na buri nguni abakire rwose abakire mu mujyi wa Kigali aba content creator mu mujyi wa Kigali bameze neza ariko bakaba bambaye uruganda rwiza rwenga ibinyobwa byitwa nge nabihaye izina rishyashya ni Mucyura buhoro yego ibyo bintu uvuze nibyo kandi ibyo bintu kirangiza kubivuga mukire wanjye akaba yahita akunywesha ibindi bicyura buhoro byinshi cyane kubera ko ni ibintu bitabuze iwacu kwa Norbert Business Group ni Kamucyura buhoro karyoha kubi kandi ahantu uhereye ku bakire bura niho hanyaho ubundi ku isi ibintu byari bubure narangiza nkaba mvuga ati nta iterambere ryanjye riri kure ku isi ibintu byari bubure aho ngereye ahangaha nkavuga nti iterambere ryanjye riri kure ndumva bishobora kuba bigera nko kuri bine icyambere ababyeyi bambyaye icya kabiri iyi telefone imizigo yose uziya twaba twarakoze yo kuri YouTube wumva uzi dore ni telefone yikora utazajya ngo ura ni ibintu bya hatari mukoresha iPhone yiza iPhone nizo dukoresha guhamagara ariko inkuru zacu za YouTube izohereye uzaza uvuga ngo yeye naka ga telefone kazikora urebe ukuntu abantu ba content creator mu Rwanda ubukene buzabica bavuga ngo nyine iPhone kugira ngo nkore ga telefone nikagura 2,100 iyo kakabije musanga mu gifite akanaka musanga twaguze ngashaka kwa nkamaranye nk'imyaka nk'itatu cyangwa 4 aka niko kadukorera inkuru zacu zo kuri YouTube icyo ni icya kabiri icya gatatu nabakire cya kane ni igihugu cyanjye kirimo amahoro ibyo bintu byose mbifite nje nabasha kuba buri ngune sinjya mu oya gusugo ngo aravugwa uyu nagakivuga ngiye ntabwo mvuga uyu ni manager ni nyirabyo mu byo wavuga byose bukiza komande nyirabyo rwose ujya ku ruhande yego mumeze neza ariko ngo mwanze gukeza umukire ngo naravuga ati ngo nako muzatera imbere wewe mukire yego ra wowe mukire mwanze gukeza Prophet Joshua ose ni umukire haka mwana iyo bavuza abakire uza abakire nge nihure n'abakire nge nihure n'abakire bro urumva aka kantu wambaye mu ijosi si zahabu dore nk'ankuburi kandi y'intubura niyo ngiyo nimwe y'ubufu nge nihuriye n'umukire ufite zahabu ako se mwana boss ntago muzi iriba rizaho ya oje irani oje utegereza kitu yugaheba kuva namumenye urumva kandi iyo ntaga hajya niboyagirwa kukambara akiyizira ubona atashaka no kugira ngo yigaragaze ko ibiceri bya bifite uramutse unanamushinjije ibiceri yashobora no kwitana kwirukana ashaka no kwiyirukira akavuga ati urumva abakire nge nicaye n'umukire akajya mbwa ati nge izi ni miliyari zanjye zijya nko muri senkisi arimo aratumiza imashini muri za USA zo gukora ikintu kimwe mu ruganda hari ibintu bicyashya bigiye ahubwo no kuza mu ruganda niyo ndi kukubwira nyine imashini barabaniga bashyize muri ra ruganda ni nko muri za miliyoni 800 hafi miliyari ntavuze mbega imashini imwe bayigura inzu ya Jori inzu ya Jori irahendutse byataye ugenda n'imashini twe abo bakire rero bahagaze abo bakire rero urumva abo bakire rero ntibajya bavuga abo bakire rero ntibajya bavuga abandi basigaye barimo ba buri kantu barimo ba buri nguni barimo nuriya muni hose nabamirabusa bose twadutegereje gukeza umukire wenda umwe urumva nje nikanze amafaranga nta mafaranga mfite
ariko ayo nikanze atuma nta wunsuzugura ayo wabonye ayo wikanze ayo nikanze nta wansuzugura atakugura kabisa benzi ukaba ugenda muri benzi na ni ukuri Essence kw'Imana yahenze. ayo ngayo niyo nikanze niyo yatuma umuntu atansuzugura ariko by the way tukiri kuri uyu munota nagira ngo mbwire buri muturarwanda wese yuko adakwiye kugira ikibazo cyangwa ubwoba by'uko essence yazamutse kubera yuko imodoka zitwara abantu rusange ni ukuvuga ngo amabisi ubu ngubu rwose nta n'iminota kuva ku cyapa kimwe ugera ku kindi cyapa kiri kure mu Rwanda ni iminota 15 yonyine. Oya ibi ni ibintu by'igihugu ni ukugira ngo tubabwire izi message. igihugu cy'imbere mu boss bwo nabyanga ariko niwe boss wacu Igihugu ni umubyeyi ntabwo ari umuboss. Igihugu ni abantu umubyeyi. mwese banyarwandakazi mugende muri bisi zitwa izo arizo zose ziriya bisi ziri mu Rwanda ikintu cyari ziri nuko gutwarira abantu bisi rusange. ntiziri gutinda ntiziri kurindira ngo abantu buzure buri minota 15 ziri guhaguruka ikindi zifite inzira yazo kandi guhera mu gitondo kugeza nko mu masaa 3 mu masaa 3 iri amasaha y'akazi ziba zifite uburyo zigendamo butandukanye n'ubwo wateze aba ari ikinyabiziga ndakumiye kugenda kwihera guhera wenda nko mu masaa moya kuzamuka kugera nka saa 3 ibintu nabiryoshye kubagenda muri bisi nge nanayigenzemo narabiberetse abaturage babizi neza turaryoshye ntabwo dufera murabizi ibi tubabwira bari ibyanyabyo nuko bimeze cyane turakoze cyane twa turi kuganira nabonye mwebwe muri kuvuga ngo aba content creator bo mu Rwanda barabasujuguje ngo kubera yuko ngo baririmbye umuntu witwa Prophet Joshua wewe wabibonye ute arakubajije musubize mbere yuko nanyumva ni ukuvuga ngo ibyo twavuze koko nibyo bari aba content creator barakennye ikindi cheap mind ikindi kwisuzuguza urumva uriya hari nyine ibyo twavuze buriya ni utuntu dukeya kugira ngo wenda use nk'ugarura abantu kugira ngo batagira ngo wenda nawe wabatatse yego biranakoraga nta muntu uyu numwe nigeze nataka nta muntu uyu numwe buri kantu buri twafata umwanya ngo tujye kwataka sibyo muvuga ibyo mubona twe tuvuga ibyo tubona kandi bifite n'agaciro bifite n'umumaro unagiye no mu comment yacu uzabibona Emi wowe uzi gusoma sibyo none sereka waburetse genda gace buriya niba ubwiye umuntu ngo agusubize dutuza musubize ngiye mfite video ahangaha twakoze ngiye kuyikuhereka bya byose wanayibonye sibyo narayibonye niyo mpamvu nyine mbibabajije yego warayibonye urumva noneho sasa rero nanze kuyishyiramo cyangwa nawe uyishyiremo nta ribi soma comment ushobora kuyishyiramo ukabumvisha ufite ni comment hafi 160 na zingahe uri kubyumva uwa mbere yaranditse ngo amafaranga ni amafaranga mwabyanamwe muriyemera ngo mufite amafaranga kandi namwe muba muyashaka buriya undi nawe araza ati nabirenze 10 ipfa kuba ari ibiceri ibyo nuko ndumva naseka ariko nabuze ibintu bisekeje ziriya ni ingaruka zo gufunga uriya muhora wa Hormuz ibaze ko yakoze video umupeti we ahari undaragira mwaretse umuvandimwe agakora akazi ko mwe kabananiye naba namwe bya Semuhungu bishobora kuba ari byo abantu gusa ariko ngo uzi ko ni miliyari ari kubaha indushyi turi benshi burya ubu nge numiwe aho gukina n'akazi nakina n'amafaranga ni ugutinya ikiyede ni zimwe ni kuri nuza yacu none bibe mahire nsanze koko n'ubukene mu ba content creator ngiye mbifata nk'abantu batazi ibintu bafite mu mutwe agaciro bifite urumva kuko ngewe naje gusanga yuko mu mutwe wacu Imana yaduhaye ubwenge iyo ubugize ikigoryi bugukoresha nk'ikigoryi iyo ubwenge bwawe bukoresheje ukabufungura bukubera isoko nziza y'amafaranga menshi cyane umuntu atazigera nahagarika na rimwe urumva none niba hari ikintu cya mbere Imana yaremye gishobora kuba kirimo amafaranga hano hambere hava amafaranga ni mu bintu by'amabuye y'agaciro n'ibintu bya peteroli urumva aho ni iyo ni isoko y'amafaranga nzi ifata isi ikayicurika ikongera ikayicurukura ibintu byabura ibintu bikadogera ahandi hantu hari amafaranga rero ni mu kintu cyitwa talent
izana n'ibintu bya content creation. no kugira ngo byemere iyo ni secteri ibintu byecyanye n'ubwenge ari bya bindi ngo oya no ibintu nyine bw'ubugeni bino bishingiye ku bugeni ibintu bishingiye kuri art shumi nicyo kintu cya mbere Imana ishobora kuba yararemye ikagishyira mu muntu kigira amafaranga. So rero iyo mbonye umuntu nka Benda nkabona umuntu nka Patino Evan umaze imyaka myinshi cyane mw'ibi bintu ariko ataramenya uburyo babibyaza umusaruro ari ahasakumba uduhumbi tubiri ejo akora 5 ejo bamuha umuceri Evan mpita mvugana uyu muntu niyo yigira mu kiyedi kuko nubundi dora acaka kubaho nk'abayedi nukuri kw'Imana. Eka nkwereke rero noneho urugero rwa nyarwo rufatika. Iyo video Benda yarayisibye abyina se yigaragura mu byondo ntago wabinkora ni ukuri. Ubwo nagira ngo mubwiye nyine nabanje kwerekana uza ukuntu abantu badututse kuri abantu badututse ngo se wenda nyine yaranavuze kuri live yarari kuvuga ngo muri na content ngiri none ko yararebwe ira video narebwe cyane none ko yayisibye ubwo ni bamwishyuye oya yavuze ko amafaranga yamugezeho 1,100 yamugezeho yavuze ko yamugezeho. Uzi neza yuko hano mu Rwanda hari amafaranga yarangiza kariyeri yawe. Nibyo umuntu araje agoye amafaranga ariko hari amafaranga twebwe na buri nguni tuzi karangiza kariyeri. Urumva? Hano mu Rwanda hari umukire sindi bumuvuge ari mu ruganda rwa Showbiz. Akora ibintu by'amafilimi. Urabizi hari abakire benshi bakoresha amafilimi hano mu Rwanda. We yari afite uburyo afite ibintu bye yikorera by'amafilimi. Tuvuge nk'urugero nka Kiramani. Uwo Kiramani afite abakinnyi baryoshye Bansabi Bayisha Banyambo nabande yose. Iyo uwo mukira abonaga hari undi muntu uri kumenyekana nkabamenya atari muri gahunda ye muri gengeye yarazaga akamusinyisha akamwicaza nahamenye urumva iteteke yaguhaga amafaranga menshi cyane akakubwira ati ngiyi inzu agufatiye n'inzara yawe ufite urumva ngiyi inzu ngibi biryo ngaya amafaranga mera neza ntuzigera ubura abantu ucubuwa ibintu byose imodoka ngiri mesanse ariko icara aho ngaho ugira ikintu ukora uzajya ukora ibyo nguhaye ninjye uzajya uguha akazi naguhemba akakwihorera akavuga ati ufite amafaranga ushaka singuhemba hari ubwo ndenzaho n'umunsi ariko icara hasi hari amafaranga ameze gutyo yarangiza kariyeri. Amafaranga yambere arangiza kariyeri ni amafaranga makeya kandi uzi kuri gucuruza ibintu bihenze. Yego ikintu kikubwira ko ibintu bihenze nuko ababikoze bibafitiye umumaro birabakijije. Wowe rero iyo bitari kugukiza kandi ubikora ubu uri kurya amafaranga makeya uburyo ubusamusamo ubu uri kurya nk'abahinzi kandi ufite umutwe ukora neza. Ariko umuntu abaza ubwenge neje bundi se ari baherutse kubikora gute ngo ufite filimi nziza. Nibyo ndi kukubwira nyine nibyo ndi kukubwira ngo umuntu araza akabona projet yawe ngakayikugurira ntuyitaye kuri contract umuntu agiranye ati se wena nzaba nkorane wowe kwishimira kurya amafaranga. Buri abantu benshi n'urubyiruko impamvu bafite n'ikibazo mvuga ko bafite n'ikibazo ginakomeye cyane bo barashaka kurya amafaranga batanakoze batavunitse. Akoshaka hara Benda ari yavunitse byihore oya ariko ntabwo ari kuvunika yarisebeje kuvunika no kwisebya na amafaranga ngiye ushaka kuma ngaye ngo ndyame muri birabyono none suka kamubaza njewe birangewe ikintu cyonyine cyabinkoresha n'ubwanye navuga nti ndi muri content yawe ari ibindi bintu ako nje nta muntu ushaka kuma amafaranga ngo mbikore niho kumbwira ngo njya muri icyo kiziba ngo nguhe amafaranga Nuse birabo bita bakataefe ntibabikora ariko abarimo baragira gute barivunikira. Ibaze ku umuntu mugenzi waguha amafaranga ngo yigaragure mu byondo mwana ibaze ngo ndirimba izina ngo munyita ngoma ni machine ngo nyite kandi ubizi neza ko atari ibyo. wowe ubwawe ku mutima urabizi neza ko ari umufezo uravuga ngo umumiliyoneri ngarenze ngo Iron Mask urabizi neza ko atari ibyo mwabicucu mwereka mbereke iyo yoherezaga ari amafaranga 100,000 nigeze mucekinga balance ngo mureba yabagasigayeho babarira ujye ku muntu wabaga ari n'10,000 basarengaho 10,000 je nageze ndavuga nako mureba uyu muntu uri kubahirana balance iri gusigara ahantu none byageze nyuma atangira kugenda asiba balance urumva akohereza 100,000 kanasigaho ngo 3 ngo 200 ngo ibiceri senkani usibye katari nayo byoherezaga uko wasanga handi songo muhimundu dusa n'umunyarwanda
nyine akoresha izina ahubwo n'iz'inyarwanda se yari mu Rwanda akoresha ubanza akoresha amazina y'umugore we ahubwo se yari mu Rwanda ahubwo yari mu Rwanda oya nta handi hantu yajya ni Uganda ibyo bintu ntabwo wabikoresha mu Rwanda kuko ibyo ngibyo rwose ukigira umuntu ku rugero runebwe kandi ariko umuntu aguha amafaranga y'ubuntu gute niba ashaka koko kumuvuga nimaze ubundi ibyo bintu bijyana nuza niba uko kuri umwinfluencer uraza ukavuga turashaka iki urashaka ko wenda nkuvuga kuko kukuvuga ni uguhereza ki promo mu buryo bwa promotion ibyo tukabisetinga ukambwira ngo urahabwa aya mafaranga tukabyumvika ngavuga ati ngiye amafaranga sinyakorera nkorera aya ngaya niyo standard yanjye ikintu kikubwa kari agasuzuguro aguha yashaka nuko oya ikintu kikubwa kari agasuzuguro nuko nyuma yo kubivuga atamenye icyo abikoresha we yashakaga kugira ngo ahaze ukwibona kwe si ubyumva se ashaka guhaza ukwibona kwe akandamiza urubyiruko cyangwa agenda nanakoresha n'amavideo yabo kandi agenda banga afasha abanyarwanda kura ni ukubafasha cyangwa no kurangiza kariyeri zabo umukire akubonye uri kwigaragurira ibihumbi 100 ubu yaba kiguye miliyoni ngo umwamamarize MTN yaguha miliyoni 30 warigaraguye mu byondo ku bihumbi 100 uri cheap Airtel yaguha ibihumbi bingahe ibona wigaragurira 100 yavuga ati umuntu ari cheap ku rwego rushimishije none se suzwa ahantu twagiye kwaka akazi ngira ngo ndamurahazi hari ahaboro nyine tumaze iminsi mu boss arande baravuga ati reka nkubwire ngo hari umuntu nzi ngiye ari gusaba ibiceri ngo ntajya arenza ibihumbi ngiye ari gusaba ibiceri ngo ntajya arenga ibihumbi 20 ngo umuntu nta kintu twavugana ngo nyamuha ntaranamubona atarangira mu mwana nyine ibaza nyine ibaza urwego ubugezeho reba sha mana nyagasani mu Yezu ako mana yanjye ngaho nawe ndebere ibaze kweri mana ibaze ariko ibaze ko uyu muntu atayabonye mwana ibaze mana nese urukora atari kugumura urubyiruko mwana nyine nawe reba mbabarire urisubiye ibintu kubibona mbabarire akabizo gacishamo sibyo ibaze nyine ibaze uyu muntu ubusanzwe yari yimugariye wanayamuhera ubuntu utiri ujya kumukoresha ubwo bugori none ubu atari uburoko ibaze man ibaze ibuso uburoko se nk'ubundi nese ibi bintu nibyo koko nese uri kuvuga ngo ibi bigoryi by'abinfluencer biri hano mu Rwanda babizaniye monetize byirirwa biririra byayimaze iki urabona bano banafite urwego rwo YouTube ubwayo iri monetize yego ko mutayikoresha ngo muyibyaze umusaruro byibuze n'ibindi nabyo babibakorera YouTube yo kiri monetize amafaranga aza tuyarya mwarayikoresheje wenda ntiri monetize full kuko wenda hari araza arakandi ka system ari mumubwira akakubwira hari system ngiye cano yanjye ibona ad baza Karim ko ntayina basengo yawe ngo nyibone bakakaya se murebye nazibona hari akaboro kaza hejuru uri kubyumva iyo ugiye muri hari boro handitse ngo kuri payment method hari akaboro kaza hejuru iyo hari umuntu ufite ibyo ashaka kandaho hakazaho publicité z'uwo muntu agate imurinkinga aho ngaho ayo mafaranga barayaguha uburyo burovyasi nuko njya kakanya nshaka gufungura chano yawe kahita mbona abanyamamarijeho zira za video se za twabonaga nta buryo wenda tuzanabwa uramutwigisha rero ubwo buryo se aba content creator bazabumenya bagira YouTube ariko urahura mu content creator wowe kwanza niba ukoresha na TikTok ntuzibwire kuri mu content creator jana YouTube turebe kuko YouTube nabonye ufite ukuntu nabonye TikTok ifite ukuntu favoreze ibigori nabonye YouTube ifite ukuntu favoreze ibigori niba umugoryi bwa ari ubwanya bwa ari igisoryo bushyire kuri YouTube bugutunga uzingira video ya kurambika video kuri TikTok ikagira ibihumbi 100 kuri TikTok rwose nimbwa umuntu w'ikigoryi utazi utanabonye utazi naturuka widage urajya kuri TikTok ugasanga ifite miliyoni y'aba followers wajya kuri Instagram rero nibwo itumenya yuko bya bigoryi ari byo bifavorizwa n'umushinwa rani ibishinwa uko nyine nawe uzi ntabwo usaba petimani bafite ngo content no kwidumbura mu biziba usanga nibyo ibintu ikora cyangwa nk'abandi bafata worldwide birirwa bajya mu ivumbi mane bro ubuzima bw'umuntu burahenda ubuzima bw'umuntu burahenda bitekerezeho wumva yuko aho hantu nyine bena noneho yagiye kuri live mane ari kwerekana ibisebe mane ngo dongo ibisebe ibiki n'ibiki
ibisebe wivugutuye mu 100 ukuyemo ibisebe urivuza ngahe ibisebo ibiki man nyama rimwe na rimwe cyangwa dutekereze uko mo nyine uruhu nagace rw'abahungu narwo ruba rumeze nk'urw'akanyamasyo cyane uko abanyafurika ari nk'abano bakobwa birirwa bisiga utuntu mu maso ngo barebe ko bagarura agacyo akikoza muri kiriya cyondo yagaruka asa n'imvubu bari imodoka ari kuvuga ngo aba content creator bo mu Rwanda muri imbwa ntago yabeshye ariko yanararengereye oya ntago yabeshye twese uriya mukobwa wisaba content creator wo mu Rwanda cyane cyane abagiye muri iriya challenge ni imbwa nanjye nawe yavugaga n'ubundi hanini kuko erega no kuvana cyane ubwo erega no kuvana cye ni imbwa ega bura ari ububwa uzikana amavideo Prophet Joshua azakoresha avuga ngo afasha abana b'abanyarwanda kandi ari yabivuga no mu itangazamakuru ngo ngiye gufasha abanyarwanda yirirwa bivuga abafasha kubasebya nyine yadusebeje nakatagira no ariko cyakora cyiza Kevin Kade ndamushimiye n'ubwa mbere nshimiye Kevin Kade yabashe kuba yamwigarama namubwira ati reka ntago nkuzi iyo clip uri kwiyitirira wayishoyemo nese niyo umuntu yaza akiyitirira clip z'abandi bantu urumva kuba yafata noneho ibyo biganiro wamukozeho akagenda yajya kubikoresha mu nyungu ze mu bindi bintu bishobora kuba byanaharabika n'igihugu cyangwa byanaharabika n'u Rwanda muri rusange urumva ibyo bintu atabikora none se reka nkubwire umuntu utinyuka kuba yaza mu itangazamakuru mu Rwanda akavuga yuko yafashije umuntu ngo yamwishyure miliyoni 30 abantu basebye u Rwanda uko bashaka kwifashisha ziriya video bavuga ko mu Rwanda hari inzara kandi nanone ubucucu bw'abantu bumwe na bumwe nese umuntu niba bamuha internet igenda neza bakamuha amahoro agenda neza bakamuha uburenganzira bwo gushutinga akaba yashutingira hano mu rugo iwe agakora content agakora nashaka no mu muhanda ibyo bintu abandi bari kubikora bakabibyaza amafaranga uwo muntu bifite ntabyaza amafaranga inzara ikamwica najya gusabiriza kwa Joshua bazavuga ngo u Rwanda ngo abaturage bishwe n'inzara zikabera byatuma nugiye kubagise byati urubyiruko nibyo koko nta kintu rushoboye ati reba bazamuye udufaranga udumbise nkani abastari bose bashirayo bajya mwiha ibintu kandi natwe turi mu bantu batunzwe na biriya bintu kandi tutagiye muri buriya bugoryi bizaze kuvuga ngo umuboss atarakubonye akaguhereza amafaranga nyine mbabara nawe nyine niho twahere tuvuga ngo niba uri kwigaragura mu byono cyangwa ugakora ibintu biri hash kugira ngo ugaragaze yuko ushaka 50 cyangwa agafuka k'umuceri ko nabona kapatino n'ibyo bamuhaye agafuka k'umuceri na kakawunga none niba ushobora kuba wakorwa bugoryi ku gafuka k'umuceri na kawunga uri patino umaze imyaka 16 mu kazi mu ruganda ugakora ubwo bugoryi urambwira ngo nuhe mukiri uzakureba avuga ati koko patino yanyamamariza kuri miliyoni 3 cyangwa miliyoni zingahe ninde nta wundi Kenisa aravuga ati abahosta n'indaya murabyibuka bivuga bakamutera iki amabuye ejo bundi nagarika isi gusa natwe twabisubiyemo twunze murye ntabwo twabivuze twebwe twunze murye mukavuga ngo Kenisi n'umubyeyi ni umuntu w'umubyeyi umunyamakuru umurejande utabeshya azi gushishoza n'intyoza Kenisi yatubwiye ikintu wose manumva ari cyo kandi koko babrese urabivubaza kandi koko twaragenzuye tugendeye ku byavuze dutanze ibimenyetso hose dusanga koko ntago yabeshye n'indaya komeza Brian yashwanye na Muyangeje bundi nabonye namwe mwarabikoze yego abahost baba bakoze ikiganiro ati tuzajya gushaka Kenisi tumushimira ati abahosta arabyemeza ati n'indaya n'indaya icyo kiga iyo nuza abakobwa nibo bantu ba mbere nge nikundira mwana iyo bashwanye urumva bakiri inshuti bagisangira amajoro bagihuje ciro bari inshuti pe ninde uvuze muyango imvurunu rw'urututsi ruryoshye cyane rumugeze mu bitugu ni umuntu ariko mbega none ngewe nikururiye amakuru wumvishe ikintu Muyango na Brian bapfuye wakumira twivire Green Lounge jo muri twagiye atari kugiye kunywa tugiye kandi nayo kwe Green Lounge nyine twagiye Green Lounge twebwe nta kindi kintu kitujyanye ari amakuru gusa koko barashwanye icyo ni kimwe gushwana byo barashwanye urumva twasanze koko barashwanye gushwana byo barashwanye bahitamo no guhindura
uko bakoraga baguhindura umunsi umwe afata umunsi we n'undi afata undi ngo bapfuye iki rero buriya ngo nuko umwe yagize anniversaire umwe agahinda mu bintu by'undi akamufetera ngo noneho yagira anniversaire Legend akigendera bapfuye keke nyumvira naho nyine abantu babanye yewe hakazamo n'ibintu by'abagabo hakazamo n'ibiciro ibyo si cyako byijandikamo buranatesha agira anniversaire Muyango yarahageze ariko ntigeze yinjira ariko ntago yabavugishije ngo yayisengera yigendera abakobwa nyine babana ku bintu by'ubusa bagapfa n'ibindi by'ubusa bapfuye anniversaire yonyine bibaza ko anniversaire ari yatumye n'amabanga menshi nakomeye bafitanye ajya hanze mwana byumva ko ibanga ribaze kugira ngo kugeza no mu misu wagiye urabivuze nabyo ariko uzi kugira ngo ibaze we buri kantu na buri nguni mwapfuye ikintu bita anniversaire cyangwa ko utamukoreye intebe urumva hari n'abantu ni uburemere aba n'abagabo bapfa ibintu bizima bifatika wenda tuvuye ku byo byaba Briane hari n'abandi bantu niba barwaye indwara yo kwerekana yuko bakunzwe cyane niba barwaye indwara yo kwerekana ko bitaweho usanga umuntu agira anniversaire agahera mu bantu bose baziranye abohereza ifoto ye ngo baze kumupostinga njye kibinyoherereza mpita mvuga nti happy birthday in box sinabigupostingira cyane cyane none yuri n'umukobwa none ngiye sinagupostinga ngo na anniversaire batagira ngo turanakundana ngewe binagaragara nabi yuri umuhungu ukajya wirirwa wipostingisha buri mukobwa wese wagize anniversaire sha niba ufite n'umukobwa mukundana ibyo bintu abakobwa barabyanga nanjye ndabyanga sinabikora ejo Keza yagize anniversaire ninde wapostinze ni buri kantu ejo Diane yagize anniversaire ninde uri murajya muri comment ngo happy birthday shu urashaka mu postinga rimwe na rimwe nanifite n'umukunzi ugasanga yanafuha kuki nyine numva wapostinga umuntu kugupostinga wagize anniversaire hari abantu barwaye indwara bwe kumva yuko ngo bapostingwa n'igihugu cyose bagize anniversaire none byakinye ngo uri umusani ngo umupostinga nyine yumva yuko nyine kuba uri umusani muziranye ni ngo kugomba kugupostinga amwe murakabije nako Muyango na Briane bapfa anniversaire icyo kintu bapfuye rero nabyemere Briane yahinze muri no kugira ngo urabyemere Briane yahinze muri anniversaire ya Muyango ubanza ari na DJM ya bindi witanga ku rwego rw'uko uza ugashyashyana nakizemo nk'ibihumbi byanjye 500 muri anniversaire y'umuvandimwe nanjye ubutaha yanjye azayishyiramo 500 bose n'abanyabiceri urumva nyine n'abanyabiceri bari kuganira noneho rero ngo Briane ngo yakoze ikosa cyane rikomeye ngo ryo kwizera neza yuko Muyango ari bureke udufaranga two kuririra umwana wa Greenhills ngo yarangiza ngo akatumufetera anniversaire ngo niryo kintu cyonyine Muyango yatekereje agahita abwira Briane ngo ibyo bintu biri mu bintu bigukotoje cyane noneho kugira ngo unabyemere ngo Muyango yahubutse gake gake nawe abwiye nawe agishije inama urumva ariko baranakabya ngo yese afataga gahungu barakomeza ko gahungu baranakabya nyine urumva barakabya baramubeshyera cyakora nanjye sinzigera nshaka akagabo ntegeka mbera ngo cahango gata biriya bintu bituma umugore birangira agize depression ntabwo murasubiye n'amagambo amwe namwe bakuru ba Briane baba batire agashinge Briane ngo njyeho kugira ngo nshake umugabo ni kontrole ngo none narangiza agira umujinya ngo soke yigendere ngo shango nabireka ngo yabireka ngo ntabwo nataravuze ese nge wankapinga muri anniversaire yanjye nge nkaguhereza tango tame bana bakomeye ariko by'umuntu kukapinga muri anniversaire yawe waragiye muyi no kwica yakwica nje ariko nge ibintu zukubeye umuntu kukapinga muri anniversaire waramugiriye muyi ibi ni komedi ariko umuntu kukapinga muri anniversaire kandi wowe waragiye muyi ugahindagana yego
n'ukwica yakwica N'ukwica yakwica. ibi ni comedy njye nabyumvise nyine inshuti yanyu magara inshuti yacu magara ndende indahabirene abasanze mu mwuga yego Irene welcome to the pain zone ngwino nje muri move y'ahantu umukinnyi amara kumustar agahita gucika ngwino winjire muri move aho ukinisha abastari bakajya bagera kuri seti saa 8 wabyutse saa 11 z'igitondo uje gushutinga ngwino muri movie aho uzaza wishyura abantu 17 bagukinira movie kandi wishyuraga umuntu umwe wo mu cameraman welcome to the movie welcome to the pain zone filime ntago yoroshye nkuko bikeka uri umuntu ubasha gufata abantu bagera muri 15 16 akabahuriza hamwe akavuga ati dukora ibi imyaka 2 ati bakabikora imyaka 2 3 n'itanu uwo muntu yayobora n'Uburusiya aho hantu harimo abakobwa kandi abakobwa beza cyane bafite amamodoka yabo beza cyane afite Instagram zabo zirengeje 10,000 bandikirwa n'umunayija abo bakobwa banywa inzoga bazi ko bari burare padoke cyangwa ahandi hantu bugaca mu gitondo saa 2 bakeneye kuri seti kandi abo bantu bakaza ariko baza batinze so rero Irene welcome to the pain zone noneho hano bigoraniye rero RPM ikamanuka ugakomeza ugakora wahembaga Hussein gusa filime yarebwa itarebwa ukagumya ukayashyiramwo ntago uzato nuramuka uhinduye se nubaramuka utinda kwishyura umukobwa gakeya hataza muri misubagege aho ya misubagege yo ni nayibanza zarangira abaye nka Christian narinda Nyose barashakanye we nanuza Naisha se baje bikinira rese barashakanye episode z'urukundo barashakanye se ariko arahantu Aisha yakoresha episode z'urukundo se yazeka bakajya bazikina kuri emayi harahantu Aisha n'ubundi bazikinaga harahantu Aisha yakoresha range ya wa mwana witwa King V nkabona ameze nko kwa Murinda habi uravuze se ngo Aisha jyana udusore kwa Murinda habi yakoze challenge se kwa Irene Murinda habi ni muri rogi ntabwo muri rogi ariko nabonye ari ngiwe Aisha kumusura ariko nibisanzwe inshuti yanjye ariko abantu baranyongoreye wenda uretse ko bamubeshyera simbizi ngo udusore twose turi munsi hagati ya 18 kuzamuka iyo ugeze muri 20 uba warengereye ngo dusora dukunda ko baradukunda ngo n'inzu yayishyura ko bamubeshye etse bakayishyura neza Aisha kayishyura uramuka ubonye Aisha ari iruhande rw'agasore gari mu iyo myaka ukimenye ko nta content ari mbega mu bantu batwara abagabo Aisha ntabamo aya uri gisaza afitaye yanakwishyurira nako bikunda afitaye uramenya Aisha ni umugabo mubana Aisha na tukote nako byavamo reka tukote nubwo afite Lamborghini nubwo yaba ari we bita Rugumi reka nta kintu yabavuze umvugiye Rugumi nyine ariko ndabeshya ibyo bintu mvuze kuri Aisha sibyo nibyo ni ibintu byo kugira ngo urwenya ruryohe oya muri akuri gucamze ko negoshi yakuneranya umuvuze umuntu witwa Rugumisha abonye umwamikazi uhe Matese Jori sha rero naje gukurikirana inkuru za Rugumi nsanga abakobwa mu Rwanda yinjiriye ni nk'igihumbi harabo muri Tanzania ngo yarabahazi birirwa mu postinga nguramutsuye na kaka wanje ngo na brother wanje ngo wamusaba iki ngo yabanje kwinjirira Pamela Wande wa Deben akajya yikirisha udutima ngo akajya ashyiramo ngo utuntu tw'uduhatimi ngeje akamuforowinga yongera amuforowingura ngo umwana wa Deben aravuga ngo nge sinava kugisamagwe ngo nacyo gifite umufungo udahinika buriya umuntu watwaye ubundi umuntu wahanganya Deben ni ngewe ku kintu cye cyane no gutwara umugore we kuko buriya mbere yuko akundana na Deben twari close cyane namubwete none ujya kwa Deben nge nta gahunda afite yo gushaka wowe uri noza ninde wowe uri Jojo Breeze Jojo Breeze yaramwihakanye baramwihakanye ariko Jojo Breeze ariko rega wari none kankweza urugero fatika wari wabona Pamela n'umunsi n'uyu numwe yihakana buri kantu oya nakari we mbajije wari wayibana n'umunsi n'umwe ahubwo Beni yabonye binakomeye aza kutubwira ati man yaje kubihomaho yego yaje kutwihomaho twisiritaho twabyanze tutabishaka avuga ati man
Pamela umugore wanjye umugore wanjye ni mwebwe abashaka kureba gusa basi ndebe ko yahumeka cyangwa umubwira ati ntugire ikibazo we got you ushobora gusanga Pamela gufata nka Yeo Bogari inde Pamela wapi akazafata umusore nkanjye ufite ubwiza buhambaye imbavu ndende amafaranga inzu nziza mbamo clip uri kuyibona Benz warangiza ukaza ukabangongo aramfata nka Yeo Bogari nkajya mu bandi umusore umeze nk'uwo ngo se ajya bura abagore njya bura abagore nuko njye mba afite uriya agaciro abafite nuko ari we mba nikundiye ariko inyuma yanjye abari umushandiko w'abagore nanjye nashaka kuvugisha so rero nasubira inyuma kugira ngo nsuzugurwe nkabana njyabo ngabo banyiruka ubundi reka agasuzuguro niko kambere twanze niko agasuzuguro yego rero impamvu mere mwabonye inyubako noneho Matese Jolly iranyubako arayibonye nanjye none abafeministe nabeme bafite mbara reka dukomere amashyi abafeministe abafeministe rwose kw'insoro murahagarariwe cyane witwa Jolly rwose presidente wa Jolly from zero to hero nta mugabo n'umwe apfukamiye ntawe ahaye ibinyoni ngo ibintu abikore ajya muri Miss Rwanda arihiringa avayo ajya muri Miss East Africa akoresha ba Diamond arazamuka agagushirayo agura imodoka nziza cyane ayanga gushirayo akukumba amafaranga yose akuye mu bintu bya side hustle abantu baba batavugaho rumwe ariko bitari uburaya arangije ahita yubaka inzu nk'iri abafeministe ngenda bene murahagarariwe bira bintu kubikora nta mbaraga z'umugabo zirimo nicyo kintu cyonyine cyerekana yuko nawe wabikora wanyokari wabikorera ngaya ngurabona ngabo yatanze umusu wajeje wowe ufite wowe ufite wowe cyo ni uyu ufite kukumba none nibyo ndi kubabwira nuko Jolly ngiye bira bintu yabikora akoresheje umusu wajeje nabwo yaba ari umuhanga muri byo kuko arafite umusu wajeje bagiye gupfira mu nzu za Veni hano Nyarugenge bari gukora ama infection nibyo nakubwiraga rero ngo uyu mutwe dufite iyi tara dufite twebwe igihugu dufite oya izi tara dufite abamwe barimo barakoresha umuduhumbi senkani abandi zibagurira amamodoka n'amazu bubatse n'abafite n'amakuru Jolly niwe wa mbere uvuye muri Miss Rwanda utwaye ikamba wapi ntabagiye guhostinga se aho baracha hosting none se urumva ko buri wese agera amahitamo ye bose bari ubwenge bwawe aho ubwereke bari imwe sha tarasi oya reka ndi kukubwira Miss Rwanda ni imwe yariyo yose oya imizusu niyo ubonye bitagenda neza ureba uko bigenza neza kuko ibyo birahinduka iyo ni ibintu bihinduka cyane urumva babonye platform zingana byo turi kubyemera aba ubu imitwe ningana nyine aho niyo bitwerekera neza yuko mind itangana hari n'umwana uvuga ngo burango Jolly ngo nubundi ngo yabikuye ngo ku bagabo se ngo yahuye ngo nabarugumi ngo mbese ngo yahuye n'abanga okay nibyo nzi ikigoryi cy'umukobwa hano mu Rwanda ushobora guhuza na rugumi ijoro rimwe kigasinda mbere ko kimwaka amafaranga n'ubu ngubu ari kugaruka ari kugaruka rwose urumva ari posting avuga ngo yagarutse nzi igicucu bashaka kubwati ngo uyu rugumi mu marana iminsi 2 akayimara sinda ntamukuraho n'igihumbi kandi yajaje kureba amafaranga nibyo byuzuye 2016 hari amayoga ngo gwamo ngo padoka ahiye nkukagwamo icyo kigoryi ntakimenya 2016 cyari hiti 2017 cyari hiti nta n'umuntu wariye hiti nkawe kuko yahiye hiti ari bw'ikifite amavuta ariko ngo abana bayikuriye mu ibi bintu uwo sindi mu muvuga niba uri indaya emera ubindano yahinahenze basi urumva ifatika bindayi ifatika urugero niba ukiri muri ba bantu bavuga ngo none ngo aka nakabari karenze ngo ndahuriramo n'abantu barenze hari ububari bavuga burenze ngo sinzi ngo ngateriye ngikorerwamo imyenda sinzi ngo ranogo sinzi ngo bohohe barabuza bakobwa ugasanga igikoryi ifoto ya mbere gifite si ifoto wenda kira ahantu hazima hari karase ngo ari mu kirahure cyo muri toilette ngo cyo mu kabari gahenze nawe mbwira ugifite uwo mutwe ufite iyo mentalite urumva imbere kwawe mu ibintu byo gucuruza umusu wa gege biragoye ejo bundi rero utwo tubari wari watubona mo Jolly
kandi yifitiye inzu irimo akabari neza oya Mbere mbere yuko yigira ubwo tuwari watumubonyemo Watumubonyemo. ibintu Jora apostinga imyenda basiba aba indaya yambaye. basiba indaya isohokera za mariyoti nese kankwe kandi hariya ujyayo utagiye no gucuruza umusi wa gege wegenda wigurira agacyayi kawe wijye mu mashini wikandisha utuntu tw'ubusa wamara iminota 30 nukuri wabona ikigoryi kigaruka kubuje kikagira ngo uri umunyabwenge ngaho ariko wowe ngaho nca none kujya muheza none nanuza na fact igaragara nshakira Jolly yambaye bikini ifoto unshakire Jolly yambaye bikini kuyandi mashi sibyo umufeministe wa nyawe umufeministe wa nyawe reka nkubwire Jolly ikintu nemera cyo ni kimwe nubwo ibi nawe yarabikuye mu buraya nubwo wamwita ibiki yaba nabwo ari umunyabwenge kuko se waba ukoze uburaya bwa mbere ni Nyarugenge agapfa akennye kandi aho bigeze hariya si yanasubira inyuma ngo bikunde nubwo yabireka akavuga ati ngenda tukatamo icyumba kimwe mite ngikodesha abantu aho yasi nibyo iriya nzu ubwayo niyo yayifata akayigira wabonye saro akavuga ati aha hantu hazajya hasohokeramo abantu bijibura kuri konte zabo bafite miliyoni 500 hano mu Rwanda nibo bazajya bajyayo ariko se wowe wakumva invitation ya Jolly ntuzera mbwira umuntu mu Rwanda wakumva invitation ya Jolly ntahagire ngewe ni buri kantu na buri nguni nge nakubwiye kwibyo bintu byerekana n'amafaranga ni wanyisuzugura nge none ku n'ibintu by'umusazi nahagere umuntu ufite amafaranga buriya twahura kuko tugiye kuganira business ugiye kunyereka akazi ngo ukorere ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo hahiye ngo byagenda ntiwambona ngewe ngo hahiye No. neze ko umubwiye ngo Nge umuntu Jolly- yahereza Nge nuza Jolly- invitation yari nge Jolly ngo mujye kunywera wabivuze se oya ngo akajya avuga ati aha hantu Ha- wabonye inzu kuntu imeze wabonye hari aboro bareberaga filime si abantu 6 bicaramo akajya avuga ati ahangaha buri wakangaye kwa Jolly abantu 6 akabishyiraho hariya kuza kureberamo hano filime wenda ni 1,000 cy'idolari cyangwa n'ibihumbi 500 ntago bayatanga yaba yafite bayatanga iyo yaba ari business ni business nziza nanjye nayibera umukira nkuko naba umukira wa Genesis ariko wajya ariko kumbwira ngo muze ngo ndashaka abantu 6 ngo Ngo bira muze, mupangu aya. bidafite ahantu byanditse ngo nta bundi bucuti dufitanye ngo nanjye njye mu bahindu none se na ntiwabona hoteli iba hari anuza yayi ningo bita ngo nimba ari paki aya none ayivuge urayizi komeza sibyo hari abantu bajyayo nuko bookinga mbere no kwa Mutesi Jolly kujya muri karaga sauna kiwe karaga steam kiwe kavuga ati kuza uzajya ufite icyo kurya ufite icyo kunywa ufite aho wogera ufite n'umudije murazamo muri abantu banga iriya nzu ni ya Jolly ntabwo ari inzu ya business ni na urugero nyine ngo ibyo bibaye ari ibintu byishyurwa yaba ari business ya nanjye naba umukira nkuko yaba umukira wa business ya icyo byananshimisha naze noneho ni kwa kundi ushaka kubyuka mu tondo gitondo ngo muze ngo mugwemo ngo haraba ngo gutaha haraba inzu ya- abayoga. ngo gutaha inzu yanjye ngo biragenda gutya na gutya ngo muze ngo nanjye ubone mu gitondo nahagiye no yaba ari akazi cyangwa se nje guteza imbere ngo rero witwa hariya kuru nawe ngo yageze kwa Rugumi ntibahangane aba bahuje amanyuze barogana ngo nawe ngo yabyutse mu gitondo ngazana ngo the choice Indesi. ngo nanjye inzu yanjye ngo musa nkaho muri kuyiyibagiza ngo Indesi. kandi ibintu ngo nabikoze kera cyane indesi ari yakuru ariko se ibyo bintu yakoze ni biriya yakoze cyangwa wenda yakoze ibindi bintu bitandukanye n'ibyo ngibyo Inzu- inzu ni zimwe cyangwa ari Emo ubona biriya bintu hari ahantu bizahura ndakubwiye ngo ziriya nzu ni inzu ebyiri zitandukanye kandi zose bavuze ko ari za miliyari ariko namaze kubona icyo miliyari ikora harimo hari uwabeshye miliyari imwe y'amagande miliyari imwe y'amakongomani bitaza guhura buriya miliyari ziratandukanye buriya miliyari y'amazimbabwe na miliyari y'idolari 5 kuri kw'Imana ya bitanu Mutesi Jolly yajya ku mwanya wa kangahe mu bakobwa b'i Kigali se hari undi hari undi ubasha kumenya hari undi wabonye mu ndege bakoze vloge z'indege byihora ibigaragara Jolly reka mwicara bashyire kuri puresha abateresha wenda Jolly agiye kujya bashyira kuri puresha y'ubuzima mutekereze neza yuko basi bwa rimwe nimukoresha ikintu kimwe game muri kuyikina nabi abereke yuko game umuntu agiye muri game ari strict ubu ahagaze ku mani icuma ameze neza Arakwahagiza ya koko. standing on business ni kuri abakora niba nacuruza umenya ko igihe waherereye ucuruza ntabyo ucuruzamo abandi bafite uko badandaza bro nuko Jolly arapostinze witwa mu kiganiro
ari umuntu witwa Shadibati nanjye ndagarutse Queen nagarutse mu bintu byanjye waramubonye wabonye Shadibu yararakaye atamubaka ariko se jori ya postinze inzu we wa postinze ya gusa mu gitondo Shadibu yandika ngo amubaka mu biki uje ibiki takoze 2015 ibiki byapfuye amubaka mu ibiki byapfuye ubuze iyo uvuze ngo amubaka nuko neza ubuzi ko hari ibyapfuye udahari aje kwisubiza undi yerekana inzu ya miliyari ubucya n'undi mu gitondo azana The Choice ngamubaka ngo banyibagiwe ntabwo ubona ko watubeshya iranze atari ya miliyari waratubeshye nuko abantu badashaka urumva bari abakobwa bafite amafaranga iyo bavuze neza baguha amafaranga bose nyine azageze uwo amafaranga akwiye kutunikorera abakobwa b'abanyarwanda bo n'abavuga uko achievement zigaragara none se nakwereka inzu niba Jori niba kwereka inzu asa bro kakubwiye nje kugira ishyari sinavuga Jori ngampa amafaranga nje namuvugaho bikampa amafaranga oya ariko mwana nta mukobwa ngewe umuntu agwaye amafaranga uvuga n'ibitari ngombwa kugira ngo umushimishe kubera iki wavuze ibyo yakoze bihari bigaragara iyo ugeze ku byo yakoze bitari byo uragiberereka ubushuti buravuna ugeze ku bitari byakoze uraberereka tureke na Jori inshuti yawe yo ntuberereka tureke Jori ese nyene Jori turi inshuti Jori turi inshuti nyende kuvuga uwo ngubu icyo gihe yaba ari inshuti yawe kuko umuntu aguhaye umufungo ama inshuti umuntu se munagera ku rwego rwo kuba amafaranga ngo nge yama amafaranga wenda sindi no ku rwego rwo kumuvugaho sindi no mu rwego rwo wayatekereza urumva ariko ngiye kugira ngo jampa amafaranga ngo muvugeho namuvugaho ku byakoze ahubwo bikampa amafaranga Ndarovarese Pepe yaravuze ngo iranzo ni yayi ngo ntibaho bitari umukobwa ntago wabyemera ku bakobwa ziriya zibaho ku bakobwa ira nta yayi irimo birabibaho ku bakobwa ahubwo nkawe ikigabo ufite amajya abiri hagati y'amaguru iracyari AI kugeza ugize uko umukobwa nge nabyutse mu gitondo akazana jet nje sinabitekerezaho saba feministe none se wabonye yubatse atarashiga jana azajya agaparika oya rora mwana ariko ari muri gahunda ako nje reka nkubwire nje muye na Jori ni nkuko njya naka wenda guhura wenda hagiye nabyutse mu gitondo numva nishakira kwihurira n'umuntu bita Maliki hari umutipe bita Maliki w'umujeni witonda byatari wikorera ibintu bye neza kandi akinjiriza umufungo Maliki Shafi nje nari nshaye twahuriye mu mushyikirano niba atari umushyikirano ndumva twarahure mu gitaramo cya The Ben mwaka nimwe ndavuga nje nshaka kuzicarana nawe tukaganira menye ibicere bikorwa gute nje umukire wese ngize amahirwe yo guhura nawe niyo nicaranye na boss wanje gutya mba numva nashaka undi mwanya twicana ibicere bikorwa gute na Jori rero buri yaguhura na mba numva namubaza ibi biceri byaje gute nyine inzira y'amafaranga ubikesha iki uyicamo gute kuko abantu bavuga ibintu nje ni nacyo namubwanga ati kuba wariteje imbere byo babyemera babyanga wateye imbere aho wabikuye si bindeba kuba umeze neza uri mu buzima bw'inzozi uri mu nzozi z'abantu bamwe muri Nyarugenge simbihakana wabikoze ute agakora baka bro wabikoze ute ibyo nge nabimubaza nukuri nge nabimubaza ni nacyo kibazo nge nabaza Jori duhuye cyonyine ibi bintu wabikoze ute byagenze gute nihe nama wangira turi kumwe gutya naho ibyo bindi by'iki no kwa niki ibindi byose wapi ngayo nguko ni ikiganiro kiba kiri mu rwenya rwishi ariko nanone hari ibindi bintu tuba tugomba kwibaza buriya nituzatugane tujye tuganira no ku gihugu cyacu muri rusange sibyo dufite igihugu cyiza dufite igihugu kiduha umutekano dufite igihugu cyahaye urubyiruko amahirwe buri kantu na buri nguni mugira amahirwe yo kujya no muri zimwe muri gahunda z'umujyi wa Kigali muri gahunda za guverinoma muri rusange bakabereka nyine kugira ngo tugatembera tukabona ibyiza ni igice urubyiruko rwirengagiza dufite kandi twahawe n'igihugu byinshi icyo bita ngo opportunity amahirwe igihugu cyuzuyemo amahirwe ku rwego utabyumva utakiyumvisha reka mwe nsiganya babwiye aba content creator bazapfa banakene
ugarutse kwa content creator kandi turi ku rubyiruko benshi rega bashaka kuba abasitari bashaka kubaho nkanjye kandi bisaba discipline urumva bisaba no kuvunika no kubiharanira no kwerekana kuri qualified muri ibyo urumva sinamamarije Beka ariko ndabizi iki kiraka nzagikora muri Beka harimo inguzanyo kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 500,000 kuba content creator afite YouTube zibishyura aka kantu ukabona agakate akereke manager wa Beka ibi mbivuze kubera kugira ngo urubyiruko rw'aba content creator ubu nanjye najyayo nawe wajyayo nanjye najyayo nje mbirimo urumva wagiyeyo nje mbirimo umuntu turi kuvugana azaza kuwa 5 avuye Nyagatare urumva guhera kuri 1,000,000 kujya kuri 500,000 umu content creator ufite YouTube yishyura arazana payroll nako arazana historique ye bareba amafaranga bamuguriza yigire mu kazi ke none wowe ufite TikTok ubu arakabaho u Rwanda umvurwa ibyo ni ibya banki none babandi bashaka inguzanyo nyine zitagira inuza none muri BRD u Rwanda igihugu cyacu cyashyizeho inguzanyo nanone ku rubyiruko rw'abashoramari urumva aho usabwa byibuze ingwate ingana n'10% y'amafaranga watse tuvuge niba watse nka miliyoni bagusaba ingwate y'ibihumbi 100 ikintu gifite agaciro k'ibihumbi 100 niyo ngwate utanga urumva na phone yawe yaba ingwate na phone yawe urebye nawe wayibaho uko yamaherena mwambara mwabakobwa mwe wayagira ingwate iyo metaza nukuri kwimana ubaze iyo ni inguzanyo ni obvious ntago nukugenda ukiteruye ndagutangamo ingwate kugiheje inkuru zaragiye ariko we aho kugira ngo wicare ujye kuri internet ushaka ibigufite akama iyo nkuru iri kugihe iranditse aho kugira ngo ugende ngo urajya kuririmba turirimbe BRD turirimbe Back of Kigali ayo nama opportunity turi kukubwira ari mu rubyiruko n'urwo Rwanda ariko still rukinywa amafaranga rukinywa ibiyobyabwenge still rukiruka inyuma ya Prophet Joshua ku bihumbi senkani u Rwanda rwirwa ruvuza induruti hano hari amafaranga urubyiruko rugende ruyafata ibiyobyabwenge buretse gatomba wabonye wa mujene si wamubonye ufungiye Mageragere ngo arazira ibiyobyabwenge afunze imyaka 15 amaze gukora uburoko bw'imyaka 6 uretse ko biriya ngewe ibiyobyabwenge banumva bashaka ubundi buryo aho kugira ngo bahana ababinywa bahana buri ababicuruza kugira ngo imyaka 15 gahazamo gucuruza ariko nanone ikibazo umva ikibazo gihari buriya ucuruza abanyaye master planner abari yo ngiyo aba ngaba bafatwa ngo bacuruza ni bwa bwana ntumubona uriya yamenya ngo Kongo biva gute kurwambutsa uguze imyaka kenze none ugasanga nyine nk'urwo rubyiruko nyine nk'uwo nguwo kimwe cyakane cy'imyaka y'ubuzima bwawe none se aho nk'uwo nguwo ko bamufunze dusupoze niba yari ari wenda nk'inyamirambo ari gukorera inyamirambo ntabwo bakibinywa kuko master plan bafashe ni nyinshi twikomereze ariko none nyira aho ngaho nanone ugasanga nk'igisambo ruharwa mwana cibye abantu cyagize ugasanga bagikatiye nk'umwe cyangwa ibiri kiratashye bro ubwo wa wundi ngo acuruzaga ibiyobyabwenge ngo ari muri za 10 nge mba numva nk'umuntu ucuruza cyo kwa nahinda mwanga kuko ni nawe wicura urubyiruko rw'u Rwanda mba numva nk'uriya noneho ubinywa ababinywa bamujyana kwa muganga kuko abarwaye bakamuvuza iyo ni indwara yego twe turi rero kuri gahunda rubyiruko BRD na Bank of Kigali ugari yo Beka bafite gahunda nziza n'izindi banki zifite ibyazo ariko ngewe nigeze gura n'umuntu wo muri Beka ndabimubwira muhereza iki kintu ashinzwe ubucuruzi ndamubwira ati aba YouTubers mu Rwanda bafite amafaranga nimba uyu munsi byibura buri kantu na buri nguni babasha kubona byibura $1,000 n'urugero ku kwezi nimba ayo mafaranga mushobora kuba mwamuha byibura miliyoni 10 ku mwaka ayo mafaranga uzuko ayo mafaranga umuntu yaba yishyuye kandi agakora business mukatubwira tukaza amakonti yacu tukayimurira mwaho ngaho tukajya duhemberwa mwaho ngaho na makonte boye umweka historique nta bindi ibindi ni contract mugirana cyangwa nyina amasezerano bisanzwe bakajya banke zitransferanye iziguhereza biro icyo mwabonye fata ku mavuta ejo bundi mwa wow ariko man ishijya kukivuga ngewe fata ku mavuta niyo niyo ubwatene cyo komboye hanze aduhaye izana inspiration kandi nanjye nuko nyine hari ahantu iyo hageze urashaka kujyayo
ndetse hari ariko umugabo wese uko wari uri muri move yo gushaka ibiceri wahageranya nk'iwawe wa twese harani iwabo wa twese wamwishe fata ubundi nyuma ya rusororo handi abakurikiye ku mugabo iwabo wa twese ni hariya twese nawe n'ahandi oya magera umuniga wese wabyutse mu gitondo ashaka amafaranga ari guhiga ibiceri abagomba kuzagera hariya haboro uko byagenda bitinde cyangwa bitebe uba ugomba kuzafungwaho iyo udafunzweho ntabwo uba uraba umugabo the real nigga baba bagomba kuba barakandagiye hari ahantu rero fata uburyo abafite inkuru yego no kuvuga bamubashije ku gitaramo cya Ben Bruce aravuga njye numiwe ntabwo nari nzi neza yuko umuntu uri imageragere mbya nkubwira ngo u Rwanda ni ruryoshye ukagira ngo ni imikino ibaza umuntu uri imageragere urumva akabasha kumenya A a Z ku gitaramo ya igihugu kigeze abastari abasani ibiki byose aho uko bimeze byose ndazavuga ngo nibiki mu Rwanda ni hatari internet ibaza ko imageragere agera internet ariko abanebwe bacu ntago bazamenya ko ihari nyine bibaze ubona umukobwa mwiza hano mu Rwanda ufite nyashi nziza ubona ko ari umusirimu afite telefone nk'iyi ngiyi telefone nk'iyi ngiyi nyifite uza amafaranga make ngomba kwinjiza ku kwezi iyi ni isuka ntago ari ukwitaba gusa bisanzwe nahombye ni miliyoni ubwo mwiyo miliyoni wenda kambaye ko nishiyemo inzu nariye nkagura utwenda n'ibiki byose wenda nk'isevinga byibuze wenda nk'ibihumbi nka 200 ku iyi telefone ariko telefone zanyu icyo zikora ngo nuko bakonsomara ngo mwe muzishyiramo no gufata uducuramo ngo no gufata uducuramo umuntu abonye Semuhungu mwana Semuhungu arababaje Semuhungu mwana azataha ndabizi ariko mbona Semuhungu nyine niba ari urubanza runoroshye no rwa Semuhungu ibaze ngo umuhungu ngo bishoka ko nawe ngo umuhungu uko nabyumvishije uko byanditse sibavuga ko abahungu ngo niba ari umuhungu n'abahungu babiri umwe afite imyaka 22 n'undi afite ariko ngo bose ntabwo bari amasugi umve cyane ari wowe numvishe ngo babikoze inshuro 15 niyo se yarakimufata ku ngufu cyangwa yarizanaga inshuro 15 avuga n'uduturu cyangwa yarabikoze ejo arongera abikoreje oya nyine barasimburanaga iminsi yarabishakaga icyo kimuhanaguwe tujye kukindi ako kabara akagambane kuko niba navuga ati niba ari umuntu uzi kuzitura niba ari umuntu uzi kuzirikana Semuhungu turu 15 akigufata none niba byarabaye mu bihe bitandukanye akagufata ku ngufu ntubimenye ubwenge ukongera ukagaruka akagufata ku ngufu ntongere ngo umenye ubwenge ukagaruka ufite imyaka y'ubukure warabikunze none se hari ikindi kintu kirimo ngo nawe yarabikoraga yarabyemeye nawe bakabimukorera yarabarongoraga nawe bakamurongora we yarahindukiraga bakamumenagura nawe none se umuntu wamumenye urumva bari kumukoresha ingufu we bagufata ati ngo wowe warongora uba baguziritse cyangwa bagukoresheje ibintu ku gahato warongora wowe aho byitwa ko umukobwa ukuntu afata ku ngufu surabizi ntago umukobwa abyuka mu gitondo iyo umukobwa bari kumuziza kuviyora umwana ntago aba yabyutse mu gitondo ngo afate umwana ngamwisesekemo arabimushakisha akamukorera urumva kandi iyo umwana abikoze ku bushake bwe nubwo afite imyaka iri munsi bamufashe ku ngufu rero icyo gihe niba uwo muntu afite imyaka yuzuye akaba yaramuryoshyaga akamuha amona yari yarabiryohewe ahubwo ikindi kintu kukubwira niba koko niba tuzi neza ukuntu ubundi gufata ku ngufu bikorwa bite eme gufata ku ngufu habamo ibintu bibiri biri normal biri nomo wansuye wenda mu rugo iwanjye ngufashe ngusabye gukora imibonano mpuzabitsina urabyanze nkabikora ku gahato icya kabiri hashobora no kubamo ku gahato noneho sasa ni ibiki bakoze ku gahato yagenje etabateba ni igitsina cy'umugabo yinjije mu cy'umukobwa agasesekamo akabishyiramo ku gahato nyine atabishatse ni ukuvuga ngo ashobora kuba atabikoresha n'ingufu yabishyizemo na drogue utabizi nyine akabikora utabizi ari oburese yego tubyeme none iyo biri gukorerwa inyuma ubwo ni ibitsinda byahuye ko bundi bava gufata ku ngufu kari ibitsina cyinjiye mu kindi habaye agahato urumva ubwo urumva ari ibyanyabyo
ngo mufite indeshyo zidashimishije. tugende Mugiye kugira utuntu mwikorera. I said what I said. Imana ikomeze kubarinda. Asante sana. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.